wangu umurimo w'Imana yampaye ndawukora neza 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 umurimo w'Imana yampaye kuba iyo utaza gutuma mvuga ngo urwanga rundenge. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe ariko ko mbona mukonje mwanyagiwe. Mumbwirire Imana ngo ihimbazwe ihabwe icyubahiro rwose. Ndabona muri mu mavuta abakristo bagivandimwe rero ndagira ngo dufashe Kazungu none se ubu ngubu muri mu biki dusome muri Matayo ariko ntago mushaka kumva ijambo ry'Imana. Yego pastor muri hese ko mbona muri kujya ku ruhande mu gihe cyo kumva ijambo ry'Imana. Reka twumve ijambo, reka duhe pastor ikaze ababwira ibikurikira. Pastor. Haleluya. Amen. 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 Ko mufite ubute Oya nimugerageze dushyiremo agatege dukorera Imana dore burije. Yego. Nigiye kandi umuntu azaba atakibasha gukora nimushyiremo agatege rero kuko mubibona murabona ko tugiye kwinjira mu nyubako tugiye gukora umurimo w'Imana wo kwitanga ariko murahuze sinzi impamvu muhuze. Mugarure imitima kuri Nyagasani. Murabona namwe hano dusigaye dusengera ntabwo hameze neza. Tugiye gushaka ukuntu twakora umurimo w'Imana twitanga kugira ngo twubake urusengero. Umudiyakoni yigire hino ahaguruke atuzanira igiturisho dutange kandi umuntu wese agomba gutanga ituro rishimisha Imana rwose nta bintu by'ubute n'ubunebwe. Naza n'igiturisho dukora umurimo w'Imana. Mbere ko dutura turaririmba turatera agakorasi gashima Uwiteka. Tangiza ikorasi. Abakristo bene data Yesu ashimwe twagushye wakoze ibyo ukora urajya oya ntabyo kurwanira mu rusengero rw'Uwiteka. Reka gabanya uwo munwa rero. Imirimo y'Imana yampaye ndawukora neza. Imirimo y'Imana yampaye ndawukora nezerewe. Imirimo y'Imana haleluya ndawukora neza. Wangu umurimo w'Imana yampaye ndawukora neza. Umurimo w'Imana yampaye ndawukora nezerewe. Umurimo w'Imana yampaye ndawukora neza. Umurimo w'Imana yampaye ndawukora neza. Haleluya. Umurimo w'Imana yampaye ndawukora neza. Umurimo w'Imana yampaye Le correte la borata carate Zomini ndakumvishe papa umubyeyi amen nakira amavuta
mwakira amavuta y'agakiza, mwakira umugisha, mwakira umugisha. Amen. La police kama matrasi ubazi wala tena wata kraza sasa amavuta y'Imana mwakira umugisha, mwakira umugisha. Urambye mana. Yesu ashimwe. Ahimbazwe. Yesu ashimwe. Amen. Ubu rero nawe tugeze mu mwanya wo gutanga ishimwe. amena Bari warabimbwiye ko nzatura mana. Amen. Tugeze mu mwanya wo gutanga ishimwe. Katoza nito cyo guturisha. Ariko Imana n'umukozi w'igitangaza. Aha. Buri wese akira hano ituro. Sibera base. Hano siri itura hano. Tura muture. nimutere mwebwe mware pasita aya maturo nituyatura nturi buyirire Ariko se tuyarya gute? Urabona dufite inda yo kuyasha. nayo kubaka urusengero Nayo kubaka mujye urusengero. munge Urabona? nagira ngo murafashisha abakene Oya, gufashisha abakene ni kimwe no kubaka inzu yo gusengeramo ni kimwe. Yego pasiteri we. Amen. Amen. Imana inyeretse dusengera kwa Makuza. Aho. Yari yarabimbwiye. Inoti za bitanu gusa. Ayiwe Inoti muture. Agakorasi. ayiwe ng'iby'Imana ikora bizatubera byiza. Iby'Imana ikora bizatubera byiza. Iby'Imana ikora bizatubera bihire mu ijuru. Imana ikora. Bizatubera byiza. Imana ikora. Bizatubera bihire mu ijuru. Bizatubera byiza. Bizatubera Imana ikora bizatubera bihire mu ijuru. Muture. Ayiwe ngwana mubiki iby'Imana ikora ayiwe ari nyuma namwe ni muyabaze amatura Imana irayashaka. reka ninatura se ndabi ubu ngubu ndafata inshokera nk'izi ngizi nzanye imbere y'Imana reka dore uwitwa ngo yambaye inkweto mbi reba ibintu byose mwararenzwe mwese murasa neza ubu ngubu mpaguruka ntura hejuru y'ubu bushwambagara bw'inkweto Imana wowe ariko bano bantu baba bari kunsemburira kaboze urumva nta mafaranga Imana igihe twahereye twicara hasi ndumva irindi jambo ngo Imana ziba yindi uko muyafite reba ziba ubu ngubu nanjye mpaguruke mvuge ngo Imana yamaye amafaranga murahabwa hanyuma njye gutura zino nkweto hanyuma se ko nagize amahirwe data akaturaruza aho yari arimo arakukama se ubwo noneho nasubiraho mubwira ngo uti nafata ibirara nkaba ari byo nkoramo inkweto Imana izaguha iziruta izi ngaho zime muturize nimba nta n'amafaranga ufite yo gutura. oya wowe ibyo uri kuvuga byo bifite agaciro ariko abandi bari kuvuga ibintu wagira ngo barimo bararuka bano bantu bose bandazikugurira Amen. Imana ikora icyavu cy'ubutemeka. muramuretse mwese munzibe mu matwi igihe mwahora muduyaduya wagira ngo nimvindwe pasiteri sarangurira inkweto jyana babwiye ko nkeneye inkweto ubundi izi ngizi zirampagije nta n'izindi nkweto nshaka None se ugiye kutwinyugu naje hano nzi ko tugiye gusenga reka ariko ibintu byaba ibigabo byaba ibigore wagira ngo bamaze kubacomokoramo ubwenge Imana igihe twahereye uyu muntu mwazamuhagarika wagira ku wowe wagira ngo uri derira wowe uri baruturumayo wowe se ukabani njyewe nduwagowe wahehe wavuze yuko umva diakoni iki kintu wagira ngo bakirereye mu igunira hantu ariko si udiakoni hari aho utane n'uyu mugore
ndayasubirana oya ubu se none niba ari umutekamutwe icyo Imana yavuze ntawayikoreye ngo yikorere amaboko. yewe nabibabwiye hakiri kare ngo nyemereramo uri mubi. Haleluya. Pasiteri Imana irambwiye ngo mbere ko muri wese musubiza ye nanjye niyo note nshyashya irahumura sha. Ikimenyimenyi ni nshyashya nizirimo irahumura. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ahimbazwe. Basta. Urareba Yesu ashimwe. Kumune mumeze nk'abacengezi. Yesu ashimwe. Ahimbazwe. Ayiwe. Komeza muyagarura. iyo abana b'Imana bateranye n'abasatani baza gushengerera. Amen. kandi satani ni umwanzi w'ibyiza ariko turamuganya mu izina rya Yesu. Fou de toi. Le coup c'est tout le corps. Je suis vraiment fou de toi. Hala siklo tabara takala. Tumukurambye ngo udafite umwawo nafata bari kumwe. Oh mana motero complète la tête vide. Oh warabimbike. Kurwana ntabwo byenda kurwana mu rusengero ntabwo ndagukacira hatagira n'umuyongoza kurwana ntabwo byemewe. Diako ibi bintu uri kubibona Diako igira ryo ndamufashe wese nagero ubi pastor nayo baziganje abamarayika reka mbabwire umwuka mbwiye ngo ajye aramujyana mureke bakize umwuka mbwiye agiye kumujyana niwe tujye mureke bakize nindamujyana ntawe Diako wakiza abantu wowe ni wowe ureba mu mwuka Imana inyoherezemo. none se njye ntabwo nerekwa reka mbereke abo mugomba kujyana muri bose nyine babanza batwereke icyakomande muko ikabanza batwereke uvuga ni gashikira nta nzoga yanze uvuga ni muzini umwuka anyeretse yuko bano babiri bagomba guhwana ariko sitona mahanya ariko wareka nkarangiza wareka nkasoza abantu ugasoza kugira ngo mujyane byasojwe byirangiye tumugishije ukuri umwuka ukakubwiye cyangwa umukarambye ngo muhwane ese nimba namwene none se Diako umwuka ntabwo kunyoboyeho baturiya mukecuru nanjye ko nsenga mu mwuka bera kumbwira baturiya mukecuru kandi tuzagaruka mu rusengero ubutaha dushimira ku byagezweho. nese pastor ntabwo mutugarurira ntabwo mutugarurira tanze bitanu ni mu ako pastor ibintu ukoze nakabene 900 pastor ntabwo mutugarurira umva pastor Diako naho nabyaho rwose ubuse bibyaba ari pastor ntabwo mutugarurira dananze kwigurira ibishyimbo wowe haguruka uri gutinda amafaranga kwabo cyangwa uretse nyine buretse rero wagutezanyije kurangarurira bigenze baradusigara ariko njye nabivuze kare kuri abo pasiteri ari uwiza inzara yaramwishe iri mu magufa nta rusengero rero nta kundi nyine buri umwuka yamaze gutunganya neza cyangwa se kwemeza yuko ugomba kurangira ushoje nyine ukangira umugore. ibintu pasiteri avuze koko niba ngo bihita ubyapurika ubizi ute nimba ari Imana imubwiye none se tuve ko ari satani wabimubwiye njyewe reko reka mubwize ukuri rwose nakubeshya rwose ntabwo niyizeye pe oya byo kuba utiyizeye no kuba utiyizeye byose ni imvune. none se ubu ngubu twavuga yuko undongoye cyangwa ndakurongoye cyangwa urandongoye kuko njye sinanitegura nakurongora wandongora nyine niho buri buze kureberwa n'ubundi situbizi ko abagabo n'ubundi byamaze kugoroba byarabarangiye. reka mubwize ukuri njye burangiye nta nubwo ndinyeganyeza nta nahamwe najya no kuri kw'Imana ariko Uwiteka Imana kunsindire Imana ikunsindire wasanga Imana yumvishe gusenga Imana nari narakubwiye ko nshaka kuba imanzi mpaka ngejeje imyaka 25 none uyu munsi uranyigaragaje. Haleluya amen amen. Basite ariko kubwanjye Imana ishimwe Imana yakunyije
pastor nguru baba izina rya Yesu izina rya Yesu izina rya Yesu turakwirukanye dayimoni izina rya Yesu izina rya Yesu dayimoni turakuranije izina rya Yesu ijambo tugutesha agaciro tugukubita imbaraga z'umusaraba wa Yesu izina rya Yesu Kristo izina rya Yesu dayimoni turakwirukanye izina rya Yesu tugusubije ikuzimu izina rya Yesu yakuriye umuntu w'Imana yakuriye umuntu w'Imana izina rya Yesu w'i Nazareti izina rya Yesu Satani izina rya Yesu izina rya Yesu murekure mu izina rya Yesu murekure mu izina rya Yesu murekure tsindwa mu izina rya Yesu tsindwa dayimoni tsindwa tugukubise umusaraba wa Yesu izina rya Yesu murekure izina rya Yesu pastor yarangujije mu cyaha kaba Imana iragutabaye Imana irantabaye ubu numvaga birangiye neza burundu ibyo nariyemeje byari bigiye kwa numva umeze ute ngashima Imana dore urakize ngashima Imana asobwa n'abishobora ngashima Imana ndagushimiye urumva umeze neza ngadu ubuhamya rero niyo urambona warungujije mu cyaha tubuhamya umuntu wari ugiye kumukorera ibiki ntabwo ubizi ninde ubizi kuko nanjye sinzi uburyo nisanza nawe ntabwo ubizi ariko ubonye imbaraga z'Imana wazibonye ni igitangaza ngadu ubuhamya nta nubwo azi ko twari turi no mu rusengero Imana ni uruhehemure Imana ni urwandiko Imana ni akamaramaza ntihakagire umuntu urengwa ngo azarengerwe ku Mana kuko Imana irihariye rero mfashe umwanzuro w'uko ntazongera gukinira ku bantu basenga bose aho bava bakagera abakristo bose abakirisitutse abantu bose bakurikiye iyi nzira ya Kristo sinshobora kubadinashyirizwaho nyine ubu babaye abantu ndabatinya mu buzima bwanjye bwose ndabazinutswe sinzongera kubahagirwa ubu ntabwo uzongera ariko abadasenga aho muva mukagera ndabaziye n'imbiri taka